Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 15 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'andi bifitanye isano. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwaramutse mute? Twaramutse neza mushakamba, namwe ndizera ko mwaramutse amahoro. Twaramutse neza, nabonye na wa mugabo munini yaramukiye mu ijuru. Ahubwo yamanukaga arivamo, ariko se koko yavaga mu ijuru yarijyagamo? sinzi aho yaragiye, ahubwo buri arimo azenguruka ijuru. kuko aviwe yagurutse ajya mu ijuru mu kirere, ageze aho yaragiye ahubwo amanuka ava mu ijuru. Bamwe bajya bavuga bati mu ijuru cyangwa i Rwanda, twizere hehe? Uyu munsi rwose umugabo munini araba ari mu ijuru nubwo ataritindamo. Tubihanze amaso cyane rwose. Tugiye kugaruka ku zihe ngingo tugarukaho muri aya makuru yo kuri 15 z'ukwa 12 2024. Ni umunyamasisi witwa Muheto Muhizi yatemewe Kinshasa n'insoresore za IDPS zitwaje ibyuma n'imihoro. ngo ashobora kuba bamwe baravuga ko ngo yanapfuye nubwo amakuru ari kuza. Ntabwo biramenyekana neza, gusa yatemwe bikomeye. Abantu bakenera kubona ifoto ye ubwo baza guca mu gikari tukayibereka. Ko n'amavideo arahari yuzuye amaraso. Yego, kandi izi soresore ni zimwe bita Force du Progrès. Force du Progrès ni ukuvuga ni n'urubyiruko rwa IDPS rya shyaka rya Etienne Tshisekedi. Yego, nk'uko Burundi bavuga imbonerakure. Bari bafatanije n'abitwa ba Kuruna. Kandi icyo bamuhoye uko asa, nubwo yari yarihakanye ubwoko bwe akihindura akabwita ngo ni umunyemera. Ntabwo muri Kongo ntabwo ngo nta batutsi babayo, ngo haba abanyemera. ariko yabwiwe kenshi ko bizamubaho. Biriya ni ya matwi atumva ari mu rupfu. Kandi yari amaze igihe yigaragaza avuga ngo ashyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka. Guhindura itegeko nshinga yari abihagazemo cyane. Kandi ibi ni amaco y'inda, ni bya bindi abanyapolitike batari bo batuzuye, nabita ingirwa abanyapolitike bashaka kurira kuri Tshisekedi. kugira ngo ibyinshi turi bubigarukeho mu buryo burambuye. Yego. Ikindi tuzaganiraho rero, u Rwanda rwasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira na M23 niba ishaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, mushakamba iki kintu nta gihe tutakivuze. Twabayeho tukivuga igihe cyose ko ari nawo muti wakemura ikibazo kiri muri Kongo. Ikindi tuganiraho ni uko i Rwanda muri Angola hagiye kubera inama ihuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Joao Lorenzo Angola. Izo nizo ngingo tuganiraho, ngira ngo tudatinze rero, ngira ngo inkuru ya Muheto wayikurikiye. Muheto byabaye bibi. so kwishimira ibyago by'undi. Ariko ku mbuga zitandukanye yaba WhatsApp, Twitter ndetse n'ahandi bagaragaje ko aricyo gihembo gikwiye Muheto n'abandi bameze nkawe bihakana ubwoko bakabugambanira. Barimo bagaragaza ko Muheto bamwe nyine baravuga ko yanapfuye birumvikana, gusa amakuru aturuka i Kinshasa bamwe baravuga ko arembye ari mu bitaro, ari guhumeka nabi mu masonde.
abandi bakemeza ko yakomeretse ariko atapfuye, abandi nabo bati yapfuye. Birumvikana inkuru ikiri nshya, hasohoka amakuru agiye atandukanye, ariko ikiriho ni uko yatemwe ku gice cyo mu mutwe, afite ibikomere byinshi, amaraso yamwuzuye, ku mafoto n'amavidewo yagaragaye amaraso aramwuzuye, yaba mu mutwe yaba no ku myenda yambaye. Ikindi kiri kuri uyu mugabo Muheto Muhizi, benshi babyishimiye nk'uko nari mbivuze mu barwandofone, kuko bamuburiye kenshi bamubwira bati ibyo uvuga uzabibona, turivugishwa n'amaco y'inda, ukihakana ubwoko, ukihakana bene wanyu, ariko ejo bazagutema ubyumve ubibone. Nk'uko tuvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwica bugahohotera abo mu bwoko bw'abatutsi, nawe ejo abatagushyigikiye bazagutema kandi bizakubaho rwose, uzabibona. Ni nabyo byabaye, ngira ngo ibyabaye ntibyatunguye abantu, ahubwo byaje ari ibyo abantu bari bategereje nubwo batari bazi igihe bizabera. Ikindi bamwe batangiye ku propagande cyangwa bashyigikiye Muheto batangiye kuvuga ko aba ari abamugiriye nabi b'abarwandofone, ariko Kinshasa nkeka nta mu Rwandofone ugihari utari kumwe na Muheto n'abandi bafatanya, kuko abandi abadafunzwe niba bahari ntiyabona umwanya wo kujya gutega umuntu aba yihishe munsi y'igitanda. Yego rwose. Konfirmasiyo iremeza ko ababikoze nk'uko twabivuze ni urubyiruko rw'insoresore zahawe intwaro zigendana imihoro n'ibyuma za IDPS, ishyaka rya Perezida Tshisekedi, hamwe n'aya mabandi yitwa Kuruna y'i Kinshasa. Ngo bashobora kuba bamuteza ari kuva mu guhaha muri supermarket cyangwa se ari abahitana none alimentation, ubundi baramutemagura ku buryo bukomeye cyane. Niba nabasha kurokoka bavuye hahandi bavuga ati akijijwe n'Uwiteka. Yego. Uyu Muhizi ariko amakuru aremeza ko wenda batamuzi, ari aba bashobora kuba bamwumvishe bwa mbere. Nk'uko twari twatangiye tubivuga, Muhizi yahoze muri CNDP, ni umunyekongo mu bwoko bw'abatutsi uvuka i Masisi. Yabaye muri CNDP, aba muri M23 ya mbere, ndetse amakuru ajya yemeza ko yari yarashinzwe guhaha, yashinzwe guhahira M23, akaza gutorokana amafaranga yo guhahira aba M23 akajya Kinshasa, gutyo akitandukanya na M23 gutyo. Kuva uwo munsi agafata inzira yo kurwanya no kwamagana M23 cyane, yibasira u Rwanda yahungiyemo, rukamukamira, rukamuha ibiryo, rukamuha amashuri, rukamwigisha n'icyo gifaransa avuga, n'izo ndimi z'amahanga avuga zose yazikuye mu Rwanda, yazihawe n'igihugu cy'u Rwanda bwana Sentama, ariko aranga akibasira u Rwanda cyane na M23, ku buryo ibyo Tshisekedi avuga cyangwa ibyo abanyekongo bavuga baharabika u Rwanda na M23, bamwe bavuga ko umenya ari Muhizi uba wabyanditse akabibaha, kuko ari we uzi amagambo meza yababaza abavandimwe be na bene wabo. Ibyo uvuga ni ukuri, ariko ngira ngo icyo twakosoraho gato, ntabwo acikana amafaranga ya M23 ntabwo yagiye Kinshasa, ahubwo yerekeje Uganda. Yerekeje Uganda bakampara igihe kirekire, aza kugaruka aba kuri Goma. Goma yabanye cyane cyane n'umugabo witwa Bakarani Dunia wari depite. Arahaba, aza kureba, buriya ni umuntu uzi kungukira mu bihe aho bigeze, baba bita abapotiniste. Yego. Aza kuva i Goma, Tshisekedi abahaye amafaranga, amakuru mfite yamuhaye $5,000 by'idolari, ahita yurira indege ajya Kinshasa. Ageze Kinshasa niho yatangiriye guhindura ubwoko, ariko guhindura iriya zina ry'ubwoko icyari kigenderewe ni uko bagiraga ngo bakore jenoside bamaremo abatutsi, niba ibarega noneho
bazavuge bati nta batutsi tugira muri Kongo, tujya aha bitwa abanyemera. ngira ngo nino mvugo yo kuvuguruza cyangwa kuyobya amahanga iyo bavuga, kubera imvugo ivugwa ko abanyekongo b'abatutsi bari gukorerwa jenoside, rero akahitamo kuvuga ko nta batutsi bahaba mu rwego rwo ni uburyo bateguye mbere bwo kuzapfobya iyo jenoside. yego. Noneho niba barega jenoside yakorewe abatutsi muri Kongo, bo bazakora iki? Bazavuge bati nta batutsi bahaba, haba abanyemera. Muheta ajya imbere abivuge. Ajya imbere ni umushinga bateguye, yawuteguranye n'izindi nsoresore nkeya z'abanyamurenge nabo badahuza na bene wabo nka kuriya kwa Muheto. Bamwe baba bari kumwe na Gisaro. Ko harimo n'abari muri Amerika. Ubwo rero Muhizi ajya Kinshasa atyo, yarabayeyo atyo, ariko nanone byo waruvuze ko yarabaye muri CNDP, yabayemo n'igihe kinini, yaje no kwiga kaminuza, kugira ngo yize muri IRK Libre de Kigali. Yego. Yiga ibintu by'amategeko. Ndabona ko muri 2011 yafunzwe, yabayeho umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda, aza gutoroka, atorotse arafatwa arafungwa. Yego. 2013 nibwo yafunguwe. Yego. Ubundi aza nanone nibwo afunguwe, nibwo yahise ashaka uko nanone atoroka ajya muri Kongo. Yego. Ayo ni amakuru atambuka tutagenzuye, tutahita dukonfirima kano kanya, ariko mu badukurikiye aba harimo n'ababazi n'abamuzi, nabo ubwo barajya baduha commentaires zibyemeza, ariko ubuzima bwe kano kanya ntibumeze neza. Ntabwo bumeze neza mu Shakamba. Dushobora kumva umwanya wari wose yavuye mu mwuka, kuko dushobora no kumva yanakize, nibyo birashoboka. Ikindi kugira akomeze yitabweho cyangwa yitwe ukomeye i Kinshasa, yego, akoreshwe neza, yashinze association ngo y'abatutsi, yego, ariko izivuguruza cyangwa ihanganye n'izindi association z'abanyekongo b'abatutsi, yego, kubera gushaka nyine guhishira ibyo Kinshasa ikorera abanyekongo b'abatutsi. Ibyo uvuga nibyo, kandi banabimuhemberaga nkuko bahemba abacanshuro nawe yahembwaga. Yego. None ibyo yariye barabimurukije. Barabimurukije, rega biriya ni ugukora ubusa, ntabwo, kuko ntabwo byahinduraga isura ye, kandi Kinshasa baba bahiga amasura. Ntaho rero yari kubicikira. Yego. Ngira ngo twaba tuvuye kuri Muheto Muhizi, cyiza nuko yakira, agakira no ku mutima. Yego. Ntakire ku mubiri gusa, agakira no ku mutima, agahinduka, agafatanya na bene wabo, kuko ntawe uhemukira bene wabo ngo azagira amahoro. Habe namba. Naho gupfa ntacyo byatumarira, kuko akiza agakira ku mutima no ku mubiri, akaza agafatanya na bene wabo, byaba byiza kurushaho, yaba ari amaboko yungutswe. Ubundi azakomeza ahangane nabo, nadahinduka birumvikana. Mbere yuko tujya ku yindi ngingo, bwana Sentama, yuko u Rwanda mbere y'amasaha makeya ngo abaperezida b'ibihugu byombi bahure, u Rwanda rwari rwasabye Kongo kuganira na M23. Ubu ngubu intambara irakomeye cyane mu bice bya Ribongo. Abantu barabizi ko Ribongo M23 yayifashe, FARDC yavuyemo yahunze, iza kugaruka, amabomba avuza ubuhuha, bayirwamiramo, ariko abari barimo kuyirwamiramo ku ruhande rwa FARDC bahangana na M23, ngo M23 yaba yongeye kubirukanamo, Ribongo yaba igiye kongera kuba gutekanishwa n'intare za Sarambwe, ariko ngo ibombe riri hakurya hariya riteye ubwoba, riravuza ubuhuha. Riravuza ubuhuha, ntabwo byoroshye, ku buryo hari n'abatangiye kuvuga ko hari imvungo yaba yabaye libere. Noneho rero biriya bikaba bikorwa kugira ngo iyi tariki y'uyu munsi perezida baze guhura hari aho ingabo za leta zigaruriye. Buriya niyo mpamvu barwana kuriya nk'abiyahuzi,
barasa amabombe ngira ngo warabibonye sheringi mu muriro amavido ateye ubwoba ngo kurasa kuriya ngo byitwa ngo kwica igihumeka cyose cyaba munsi y'ubutaka no hejuru y'ubutaka ko warabibonye ziriya sheringi warabonye ziriya BM ukuntu zirasa rwose kandi buriya ntabwo zirasa hafi ntabwo zirasa hafi jewe babanje no kubimbwira sinjye mbyemera ariko aho mbiboneye mbonye barashe ahantu nzi ndavuga nti izi mbunda ziteye ubwoba kuko hari ikintu kitazamvamo kumbwira ngo umuntu yashinze imbunda imugunga yego arasa ubunyori Mushakamba ni ahantu kure pe ni ahantu kure VM nabonye iteye ubwoba ikiriho yego nk'iriya videwo ngira ngo twabonye bigaragara ko bari ku musozi umwe bakarasa inyuma y'undi musozi uri imbere yabo kandi kure umusozi uri imbere yabo uri kure ariko barawurasa bakawurenza ibi twarabisobanuye nibyo bakoraga irofu nibyo bakoraga ibyo biri Matembe nibyo bigeze no gukora Kayina na Kirumba noneho bo bakavuga bati twahafashe ariko mu by'ukuri baharasira mu birometero byinshi cyane birumvikana gusa nyine urugamba ruri hariya yego nuko nyine ni rwa rugamba rw'impinduramatwara yego kandi Kongo nyine iratsindwa buri munsi ikashyira hanze ikinyoma n'ubu dushobora kumva banditse ngo butembo tombe kubera cyangwa ngo butembo rekipere yego kubera gushaka ibyo babeshya byinshi bakageraho bakanibeshyera aho bari ko bongeye kuhafata kandi aribo bari bahari cyane ko hamaze iminsi hakwirakwizwa ibigambo wazarendo zisubiranamo muri butembo bati M23 yigezemo mu rwego rwo gushimisha Kisekedi rero bashobora kumukubita ikinyoma bateje ubundi babe bahigaruriye ariko twongeye tubakuramo kugira ngo abahandi mafaranga ziriya propaganda zabaye nk'ikintu cy'igisabisho cyane ni ikintu cy'igisabisho noneho bakavuga bati batera ibibombe kuriya hantu bakavuga bati bahafashe twongeye tubakuyemo turahabambuye noneho ni nka bimwe ujya ubona ikipe z'umupira w'amaguru zikina bazibwira bati nimutsinde iriya kipe iyi mace nimuyitsinda buri mukinnyi tumwemereye prime ingana iki agahimbazamusyi kangana gake kandi nabo barababwira bati nimukuramo hari imbongo turabaha agahimbazamusyi kangana gake nimukuramo Matembe turabaha angana atyo nimukuramo ahana noneho kuko batabishoboye bakagenda bakahitaza bakaharasa bari kure bakaharasa bari kure barangiza bati twahakuyemo bahafashe basubiranye ubwo amafaranga akameneka mu gihe rero Corneille Nangaa yaraye yabashwishwije babwira ko ibya Rwanda bireba u Rwanda na Congo bitareba AFC M23 na Kinshasa kandi ko bakomeje urugendo rwabo rugana Kinshasa gukuraho Kisekedi u Rwanda narwo rwagize ruti niba mukeneye amahoro muganire n'abo muhanganye M23 niko bimeze Mushakamba ndagira ngo suri inyuma ho gake ariko naho ngaho iyi nkuru twaraye tuyivuzeho yego hari n'umukunzi wanjye wamajije niyandikiye ni umwana yujuje umwaka avutse umukunzi wanjye ukurikira radio televiziyo n'uriya Mashariki ntiyamenye ibyo ari byo abavuze umwana noneho ugiye kuvugana n'abana bavutse na anniversaire umwana nivugiraga ni AFC yari yujuje umwaka avutse yego
noneho Corneille Nangaa avuga ijambo nk'uko urisobanuye mu magambo make. Noneho avuga ko biriya ibiganiro bya rubanda bitabareba na gato nka AFCM 23, ahubwo impinduramatwara ikomeje. Ubwo ni ukuvuga urugamba rw'impinduramatwara rurakomeje nyine, bo barakomeje gahunda yabo, kandi ntibakomeje ku munwa gusa, ntabwo bakomeje ku munwa no ku bikorwa birimo. Birimo ibyo biyemeje. Ariko noneho ugize uti u Rwanda rwo rwababwiye ngo iki? Rwababwiye ko bagomba kuganira nayo mu 23. Ndetse ni n'inkuru yateje igihuha kuko bamwe bahise bandika ngo Kongo yemeye kuganira nayo mu 23. Yego, bamwe abenshi babyanditse ariko wakurikiranaga ugasanga nta hantu babikuye, ahubwo babikuye kuri ariya makuru, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuga ati u Rwanda Kongo ikwiriye kuganira na M23, nicyo kizagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Biriya ngira ngo ni ijambo ribabaza cyane Kinshasa, ndetse birahura no kuba uyu munsi bari buze guhura abaperezida b'ibihugu byombi, ariko mu nyandiko za Kinshasa barandika ko ngo bagiye gusinyana ku bijyanye no kuba ngo u Rwanda rwakura ingabo zarwo muri Kongo ngo ziri muri biriya bice, ndetse bikandikwa kuri perezidanse ku buryo ubona ko harimo wigiza nkana. Ibyo ni byo Kongo ivuga, rukaba ari rwa rwiyerurutso rukomeza, ariko ugiye kureba ukuri, ukuri ni ukwanditse mu myanzuro y'ibiganiro. Ikintu kitanditsemo jye mbona nta kiba kirimo. Yego, n'uwaramuka kivuze ku mpande zombi yaba kivuze ku giti cye, ntabwo kiba kireba urundi ruhande baganiriye, kuko niba bavuga ngo kuvana ingabo muri Kongo, wajya kureba imyanzuro ugasanga nta kuvana ingabo muri Kongo birimo. Noneho uruhande rw'u Rwanda rukavuga ruti nta ngabo dufite muri Kongo, ni ingamba z'ubwirinzi twashyize hafi y'umupaka na Kongo. Kandi ugasanga za ngamba z'ubwirinzi nizo zanditse mu nyandiko. Icyo gihe tubifata nk'ingamba z'ubwirinzi, ntabwo twabifata nk'ibyo Kongo yivugira. Kandi ibyo Kongo ivuga byose akenshi usanga nta kuri kuba kurimo. Twarayibonye Kongo yita M23 ibita abanyamahanga, abanyarwanda. Twarababonye bavuga ko batabazi, yego, bazabirukana ku butaka bwa Kongo. Kandi nyamara abenshi barabafite no mu ngabo zabo, baracyabafite nk'aho ari ingabo zabo, n'amafaranga yabo arasohoka bakayarya. Ugasanga rero ibyo ni ibintu bivuguruzanya. Mu by'ukuri politiki ya Kongo sinzi urayireba ntabwo yiyumvisha. Kudakura muri politiki ko badakuze. Yego, niba ari sinzi usangamo ni ibintu birimo, harimo ibintu by'icyuho, harimo ibyuho bimeze ukuntu, ko ntabwo umuntu waba ugisohora amafaranga ye nurangiza uvuge ngo simuzi. Ntabwo umuntu yaba ari ku butaka bwawe nurangiza uvuge ngo ndamukatiye, muzasohora inzandiko zimuta muri yombi, zisaba amahanga kumuta muri yombi. Ugasaba amahanga ari iwawe mu gihugu cyawe wamufasha. Byose ugasanga ni ibintu, ni amayobera ya Kongo. Uko byagenda kose biriya biganiro biragaragara ko byambaye umwambaro wo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR isenwa idasenwa, ariko umuntu akibaza uti abayobozi ba M23 bose bamaze, abakomeye bose usibye n'abayobozi n'abandi basanzwe basirikare bakatiwe urwo gupfa imbere ya Tshisekedi, bakwiye kwicwa. Yego, ese ibyo ntibituma tubona ko ibiganiro cyangwa ibigenza Tshisekedi
i Rwanda yibereye mu butembere atibereye mu kizubaka igihugu cye Kongo? Ibi ngibi ntabwo wapfa kubyita ubutembere, si ubutembere, njye mbyita kwiyerurutsa, ahubwo agiye kwiyerurutsa agaragaze ko ashyigikiye ibijyanye n'ibiganiro, kandi ujya ubibona n'iyo barwana baravuga bati twebwe ntabwo twarwanye, harwanye Bazalendo, twebwe turi muri ceasefire, turi muri seserefe, ugasanga barabeshya seserefe. Urumva rero ni ukubeshya, arimo arabeshya ko ari muri seserefe ariko akarwana, arimo arabeshya ko ari mu biganiro ariko agakora akarenga ku bisabwa na muri bya biganiro. Ni uku nguku bakora rero, harimo uburyarya, harimo ikintu cyo kutavugisha ukuri, harimo ikintu cyo kuyobya uburari, harimo ikintu cyo guca ku kuri bigaragara, ibyo byose birimo. Ibi rero nibyo byagiye bituma twebwe mu maso yacu tuvuga ngo nuko guhura kuri uyu munsi hari igihe kutashoboka. Yego, kuko ntiwambwira ngo urajya kuganira n'umuntu mushaka amahoro nurangiza umutuke. Mbere y'uko mujya guhura ukabanza ukamutuka cyangwa ukamugerekaho ibyaha, wanavayo wava no kuganira nawe ukamutuka, ugahakana n'ibyo mwaganiriye ahubwo ukabihinduramo ibindi bishaka. Ibyo byose rero ni ibintu harimo ubushake buke. Ikiriho ni uko ubu turi gukora inkuru. Yego, Tshisekedi yamaze kugera muri Angola. Namubonye yururuka indege. Yego, abizi ko ibyabo byose ari ku karubanda. Namubonye yururuka indege, yagezeyo. Igisigaye no gukurikirana tukaza kumva. Ngira ngo ibitangazamakuru byinshi yaba ibyo ku isi n'ibyo mu biyaga bigari, ibyo mu Burayi, mu bindi bihugu bikomeye cyangwa n'ibyo mu biyaga bigari byose bihanze amaso Rwanda. Yego, atari uko ibigiye gukorwa bidasanzwe, ahubwo ari ukubera amagambo ya Tshisekedi. Yego, witangarije kenshi ko adateze kuzahura na Perezida Kagame. Hari ibintu byinshi by'ingenzi tugomba kumenya Tshisekedi yatangaje. Bwa mbere yatangaje ko atazahura na Perezida Kagame usibye kuzahurira mu ijuru. Ubwa kabiri atangaza ko nahura nawe azamutuka. Yego, twitega iki muri ibyo? Simbizi bya Tshisekedi bivuga buri munsi. Mushakamba mwibutse ikintu, ahangaha sinamenya ngo turitega iki, turitega ikiri bube, niko nagusubiza. Yego, twitega icyaza gukora ntabwo twakimenya nonaha, kuko Tshisekedi ni umuntu uhorana udushya dusekeje. Murabizi, uzi ijambo ryamamaye ngo muhendere sikarumusha cyane rwose. Nzahuza inteko nimara gutorwa, nzahuza inteko imitwe yombi, nsaba uburenganzira, ubundi nzarasa Kigali nicaye muri Kongo. Ibyo yarabivuze, ariko nta kintu cyakurikiyeho mu byo yavuze. Yego, ibi rero ugiye binyereka ko ibyo avuze none azakora ejo. Abakongomani baramushushanyije yikoreye igitabo kinini ngo cy'amasezerano. Bamushushanyije ngo yikoreye igitabo kinini cy'amasezerano, ubona ari igitabo cyamuvunnye koko. Yego, ariko noneho muri aya masezerano bageze mu yo yasohoje bashyiraho 0. Yego, rero ibyo avuze ntabwo ajya bisohoza, ntabwo navuga ngo nitege iki, ko ushobora gusanga ariko njye mbona iyo ndebye nkamureba, wenda kugerageza nko kumusoma ku mutima, uriya mugabo afite imvune. Yego, afite ibintu bimurwaniramo, afite ibintu ashaka kwemera, akabona abo nabyemera biramubyarira amazi nk'ibisusa. Yego, akagira ibyo ashaka guhakana, akabona nabihakana nabyo biri bumuvune, agahera muri cya kintu abanyarwanda twita
mu kinyarwanda tubyita ngo n'urungabangabo. aheramo aho hagati mu gihirahiro, ntabashe kuvuga ngo yiyemeze kimwe cyangwa yiyemeze ikindi. yego, njye mbona ku mutima we hari ibintu bimuvuna, ahubwo uriya mugabo ntasinzira. ntawamenya iby'uriya mugabo, buriya abantu bahindagurika. yego, nk'ikirere byabagira ibyabo. yego, ku buryo bigoye kuvuga ngo ntasinzira cyangwa se bigenda gutya. yego, ikiriho ni uko ibyo biratangaje. biratangaje rwose. oya, uretse si ibyo gusa nawe ubwo aratangaje. yego, yego. kuko ibyo twita ibye biza nyuma ye. niwe ubanza, niwe tubona, noneho ibye bikaza bikurikiyeho. ariko abanza rero kudutangaza mbere y'uko dukurikirana ibye. ndabona amakuru ari kuvuga ko yego, ashobora kuva i Rwanda Rubero yafashwe, Rubero santere. nabyo birashoboka, ntababihakana. bashobora kuva i Rwanda babwira ngo Rubero twayivuyemo. kuko nahoze mbona ngo burewusa birashyushye. burewusa hari imirwano. niba ari ukuri sindabitohoza neza ngo mbimenye. biriya bitero byabo biri similitane. yego, nibyo bigiye kubakoraho cyane. mbese ahantu batera mu minsi 3 hagapfa abakoroneri hafi 20. ubundi aha niho bigiye kurya biryohera, kuko wenda bamwe ntibababazira ijambo yego nkoresheje, kuko abarwandofone n'abandi bakoreshwaga banzwe mu rugamba barashize. yego, ubu harimo gukoreshwa n'abava mu baruba. yego, mu bafatwa barimo no mu bicwa barimo. yego, rero amarira y'ikiryango kiri hafi ya Kisekedi cyangwa cyo kwa Kisekedi, yego, agiye kuzabigira agatogo byose, ubundi hahire rimwe, mugani wa yamvugo. niko bimeze. twanagana ku musozo. reka tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku munyamasisi, avuka imasisi ahantu hitwa Ingungu, ariko yigeze kuba n'ahantu hitwa Imukoto i Butare. aha ni ibice bijya kwegera iyo umanuka uva Burungu ujya Gicanga, umuhanda niba ari Nyakabingo, ahitwa Nyakabingo winjiriramo. Imukoto ni hahantu hari amafamu meza, hari n'utuyaga. hariya naho ngira ngo barahabaye iwabo wa Muheto, ariko ubundi iwabo ni Ingungu. uyu rero Muhizi Muheto azwiho kwanga ubwoko bw'Abatutsi akomokamo, ahubwo akaba yaragerageje kubuhindura abwita ubunyemera. yego, mu rwego rwo gukorera leta ya Tshisekedi ngo niramuka ikoze jenoside bazahakane ko nta Batutsi baba muri Kongo, ko ntabo, noneho jenoside bashobora kuregwa ibe ntayo. yego. mu Rwanda rero rwasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 niba ishaka amahoro, basabye ko Kongo Kinshasa yaganira na M23 mu burasirazuba bwa Kongo, noneho hakabona kuboneka amahoro. i Rwanda rero benshi bakunze kuvuga ngo i Rwanda niho mu ijuru rya Tshisekedi. i Rwanda hagiye kubera inama ihuza perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. ubu ngubu biri kuba ndakeka. yego, ubwo iteganyijwe uyu munsi, ishobora kuba yatangiye, ikaba ibera hari i Rwanda muri Angola ku buhuza bwa Joao Lourenço, perezida wa Angola. nizo ngingo twaganiriyeho, ariko turacyakurikirana iby'iriya nama y'abaperezida irimo ibera muri Angola, i Rwanda. mu makuru yacu ataha dushobora kuza kubibagezaho ku buryo burambuye.
tubashimire rero ko mwadukurikiye, tubifuriza umunsi mwiza, muhahe muronke, ariko tunabibutse gukanda subscribe abatarayikanda, gukanda like kuri buri nkuru, gukanda share inkuru mukayisangiza abakunzi banyu, ndetse no kutwandikira muri comments mukadushyikiriza ibitekerezo byanyu bitwubaka. Umunsi mwiza rero. Yari Sentama Ushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama. Bari badukurikiye bose ndabashimiye byimazeyo, bari muri Afurika cyangwa mu bo duhuza amasaha, mugire ibihe byiza, umunsi mwiza, muhahe muronke, icyumweru cyiza ku bagiye gusenga. Abandi nabo bari mu bindi bihe bitandukanye n'ibyo turimo, namwe mukomeze mugubwe neza, Nyagasani akomeze abane namwe.